Ikaze kuri Ezobody, aho tubagezaho inkomoko y'abantu n'ibintu bitandukanye. Ku byatangiye kera, Ezobody ibigarura mu buzima bw'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkomoko y'amadarubindi arinda izuba bakunze kwita fumée. Muri iki gihe abantu batandukanye biganjemo ibyamamare bakunze kwambara amarinete arinda izuba ariyo fumée, ariko hari bamwe batazi inkomoko yayo. Ibyamamare bitandukanye byo mu Rwanda n'abandi bantu biganjemo urubyiruko usanga bambara ayo marinete ku manywa mu rwego rwo kwirinda imirasire y'izuba, ariko hari n'abayambara nk'umurimbo ku buryo banayambara nijoro. Nk'abaririmbyi bamwe bo mu Rwanda usanga bakunze kuyambara nijoro iyo bari ku rubyiniro bari gutaramira abafana babo. Inkomoko y'ayo marinete ni mu Bushinwa n'i Roma. Ubusanzwe rinete za fumée zirinda imirasire y'izuba zifite inkomoko mu Bushinwa no muri Roma. Muri Roma ya kera no mu Bushinwa bwa kera barayambaraga. Ntabwo yakoreshwaga mu rwego rwo kurinda urumuri rwakwangiza amaso nk'uko urubuga rwa Wikipedia rubitangaza. Muri Roma ya kera, umwami Nero yari afite akantu kameze nk'amadarubindi yareberagamo igihe yabaga areba imikino yakorwaga n'abacakara aho babaga bari kurwana. Mu Bushinwa, amadarubindi yijimye yatangiye gukoreshwa mu kinyejana cya 12. Yambarwaga n'abacamanza mu rukiko kugira ngo bahishe amasura yabo mu gihe babaga bari kubaza abatangabuhamya. Ibyo byatumaga abatangabuhamya batanga amakuru bisanzuye nta bwoba bafite. Mu kinyejana cya 18, James Ayscough, umuhanga mu bijyanye n'indwara z'amaso ukomoka mu gihugu cy'Ubwongereza, yakoze rinete zijimye nk'ayo mu Bushinwa, ariko we akora afite amabara atandukanye. Yakoze ayo marinete kugira ngo ajye amufasha kureba abantu bafite ikibazo bimeze nka bimwe by'amaso. Ntabwo yakoze mu rwego rwo kurinda imirasire y'izuba. Amarinete y'izuba ameze nk'ayo tubona muri iki gihe yahanzwe n'umunyamerika witwa Sam Foster mu mwaka w'1929. Aya marinete akaba yarakozwe mu rwego rwo kurinda uyambaye imirasire y'izuba. Foster yagurishaga aya marinete ku bantu babaga basubiye ku mucanga mu mujyi wa Atlantic City. Ayo marinete yamenyekanye cyane ubwo abakinnyi ba filime b'icyo gihe batangiraga kuyambara kugira ngo abarinde urumuri rw'amatara babamurikagaho bari gukina filime ko rwabaga rumeze nk'urw'izuba ryinshi. Mu ntambara ya kabiri y'isi, aya marinete yongeye kumenyekana cyane mu gukundwa ubwo abantu batandukanye babonaga abasirikare bayambaye. Kuri ubu X-Men mu Bushinwa ho hambere ku isi hakorerwa rinete zirinda izuba, aho arenga miliyoni 120 buri mwaka akorwa, bakayohereza mu bihugu bitandukanye by'isi.